isezerano rishya Sawuli yisisa ngo yabonye nasiyonalite mu butware bw'abaroma nibwo yamye afata umurongo yerekeza i Damasiko muri uwo mwanya humvira ijwi ry'umwami ati wa muhungu nturuzi umuhundu banguye imbere yawe niho havuye impamvu y'impamagazi cyakora yaharonkeye impano yazaga imutsindira impaka ninshi mwibuka ubwo yari kumwe na Sira mu igereza y'i Filipi ifimbo zavuze nk'ifirimbi iby'Imana ni nk'ubufindo ibafungura ubuzirifujo hamwe n'izindi mfungwa uwari ubafunze ati nimurinde mbafungurire ariko yabivuganye igifuka kuko hari habaye ibintu by'umufururizo. Umuswahili atangaye ati Bibiliya ni ya ajabu ni ukuri niyi gitangaza si umuturuko ngo twe tuyireba umutumba gusa ariko yuzuyemo ifunguro rihebuje riza rihembura n'abashaka kuyihemukira yuzuyemo urukundo igira igikundiro kubayisoma abana umusaza wayisunze izimusubizamo intege kugira ngo abone uko arwana intambara y'ikirere ntigira ikirego kubura ikiremwa n'ikirangirire mu bitabo n'umuturanyi umazirungu iyo wiherereye wayisoma isura zose zabaye amasoko nibwo uzumva mu soso ngo bugubugu kandi cyuzuyemo indirimbo zishimwe zazishimisha abahimbyi nka Dawudi aririmba Zabura amazamuka yerekeje Yerusalemu mu ihuriro ry'abayahudi bavuye iyo mu mahanga baje kwizihiza iminsi mikuru bashoreye n'imikumbi y'intama ngo biyibagize intambara yo mu Giputa bagashayaya bibutse byabereye kuri Shamu bose bahagatiye ishako kandi bashagaye Miriyamu nawe yateye indirimbo ati mwandimize amahanga nimuze muze kureba ibyasohoye ku Banyamisiri barokeye nk'isasu ariko Isirayeli irakataza Bukataza ni kutembea na fieri hali zote mumepata ushindi. Isirayeli yari isigaye iseruka inyanja zikayihunga imisozi ikitera hejuru nk'amasekurume y'intama mwumva intambara ya Nyagasani yarabasesuye nubwo bari bafite isezerano kuko basongana n'umusenyi amasengesho ya Mose ahuruza inkware haba n'inkweto zabo ntizasaza